Mugisha. Wowe uramwita? Gushima. Ayita kale. Nyina w'umwana yari yamwise nshuti y'Imana Jehovanisi. Hanyuma twebwe natwe tumubonye dukurikije aho yanyuze ko twagafashe karwaye. Kandi nanjye uko nagezeyo nkasanga ameze, naravuze mu Mana ushimwe ko byibura umwana mugeze atarava mu mubiri, kuko ukuntu yari ameze ngiye na Albert twamugezeho ngiye amarira itagwa. Izina yanjye ni Kwita Byari. Ndi nyirarume. Umuntu yakibaza ngo uwo mushiki wawe yitwa nde abahe? Twirengagije byinshi, twirengagije ko bazavuga ubwo papa wanyu yemera ko umwana azi. Muhumura amata ntazabura kandi Imana izabafasha. Impamvu nta bigoranye, turi ababyeyi. Umwana aje ari uwa kane dufite batatu. Mu by'ukuri ntazarya ibyo undi atariye, noneho ntazanabura ibyo undi yabonye. Nushaka amapa y'ikivuguto umuramba waguha. Ijwi ry'Umukanguzi. Haleluya! Aha, murakoze cyane. Turabakire muri iki gitaramo mwabana mwe, sibyo? Nubwo muri batoya ariko turabakunda, sibyo? Namwe muradukunda. Aha, abiga ni bandi, ndagira muzamure ibiganza. Biga mu wakangahe? Mu wa kabiri. Nitwa Tera. Tera, biga mu wakangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Hehe. Kuri ry'Imana. Ticha wawe yitwa nde? Umwana niyo gushimira tati. Wabaye wakangahe? Mu wa gatanu. Mu wa gatanu. Wowe witwa? Ry'Imugabo. Muri top. Muri top. Hehe. Kuri Academy. Wabaye wakangahe? Wa mbere. Ticha wawe yitwa nde? Arufa. Arufa. Wowe witwa? Ibere Orupe. Ibere. Biga mu wakangahe? Mu wa kabiri. Hehe. Muri Academy. Ticha wawe yitwa nde? Tadeyo. Wabaye wakangahe? Wa mbere. Nawe uriga? Witwa nde? Kakayela. Kayela. Irindi se? Kayela gahoza umugabo. Wiga muri baby. Wiga ku kihe kigo? Academy. Wewe wanyuma gato. Wewe wa mbere. Wa mbere. Ange nawe dufite impamvu yo gushima Imana. Ndagira duhuze ibiganza dukomera Imana amashyi menshi n'impundu yabanye natwe muri uyu mwaka. Ubaze inshuro abantu bagira usororo gushyingura kugeza uyu munsi wowe ukaba ugeze mu kwezi kwa 12. Ndabona ko tuburi iminsi mike ngo dugutangire. Mu by'ukuri ni ikintu cyo gushimira Imana. Yego, ntago turi butinde rero. Cyangwa se harimo ko uru rugo rwungutse undi mwana akiyongera ku bana Imana yahaye uru rugo. Nicyo kintu cya mbere twifuza kubanza gukora kugira ngo twakire uwo mumarayika cyangwa se uwo muziranenge Imana yaduhaye. Ntabwo turi ahangaha gusa, murabona ko muri abaturanyi bakeya, muri inshuti za hafi, hari n'abandi bari kudukurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Abakunda uyu muryango wa Anicetniyomugabo, Imana ibaha umugisha. Mu migisha rero Imana yatanze harimo umwana wiyongereye muri uru rugo. Niwe tugira ngo bamutuzanire. Mbere yuko dukomeza ibindi byose, turagira ngo batuzanire uwo mwiza, uwo mumarayika, uwo mugisha wungutswe muri uru rugo. Ibindi turabikomeza mu kanya. Murakoze. Nta kindi, twese tujye ijuru. Wow. Reka dushime Imana. Turagushimye se umwami wacu Yesu Kristo. Tugushimiye ko uri mwiza. Ijambo ryawe ryaravuze ngo ubereye mwiza bagutegereje bose. Tugushimiye imigisha myinshi waduhaye. Tugushimiye uburyo tugirira neza ku manywa na nijoro. Tugushimiye ubuzima waduhaye. Tugushimiye by'umwihariko uyu muryango wa Anicetniyomugabo wabanye nabo, urabarinda, ubagirira neza, umugisha wawe ubomaho. Ibyo ngibyo turabigushimiye. Tugushimiye ko wemeye ko uyu mwana aba muri uyu muryango. Ibyo nabyo turabigushimiye. Warakoze kandi warakoze kubashyiramo umutima w'urukundo wo kugira ngo bakire uyu mwana w'umugisha. Turabigushimiye. Tugushimiye inshuti n'abavandimwe bateraniye ahangaha, ari abadukurikiye ku ikoranabuhanga, bose ubaha umugisha
kandi ubagire neza. Ibirori turabikuragije kugira ngo ubane natwe kuva dutangiye kujya dusoje. Dusenze Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ababyeyi ntabwo nigeze numva batanga impundu di. Amazina yanjye nitwa Hitimana Byari. Nanjye ndi umwe mu nshuti z'uyu muryango. Nitwa Habiyaremye Japhet, ndi umupapa w'umudamu umwe n'abana babiri. Uru rugo ndimo ni urwa grand frere n'umugabo Anicetniyomugabo grand frere, Imana iduhane umugisha. Amen. Amazina no gushimwa Emmanuel, aba n'abaturanyi ba Aniceti, asigaye Imana iduhane umugisha. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nitwa Mutesi Delphinizi, ni Musanze. Uyu ni umuryango wanjye nungutse Imana yampaye, dufitanye isano cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Mukakarangwa Evangeline, ndizwi ku izina rya Mabyiringira, izina ry'icyubahiro. Nkaba ndi inshuti y'umuryango. Christo yazakuzwe. Teka ryose. Nitwa Nsanzimfura Suavisi, ndi umuturanyi wa hano kwa Aniceti, kandi nkaba ari inshuti y'akadasohoka. Amazina yanjye ni Irakoze Gisele, ku izina ry'umugisha, ni Mama Bruno. Izina ni inshuti zanjye, ibindi Imana iduhane umugisha. Nitwa Alice niyo nshuti, ndi umugore, mfite umugabo n'umwana umwe, izina ry'icyubahiro nitwa Mama Shami. Hanyuma urugo rwa Aniceti ndi umwana wo mu rugo. Murakoze nawe. Nanjye ndi umubyeyi, nitwa Nyiranzeyimana Jacqueline, izina ry'abana nitwa Mama Yeme. Mama Yeme niryo abantu bamenyereye cyane. Uru rugo rero ni abana banjye rwose, Imana iduhane umugisha. Amen. Nanjye nitwa Nigaba Reveriye, ndi umuturanyi. Yazakuzwe. Teka ryose. Nanjye nitwa Mukabanda Clementina, nkaba ndi inshuti y'umuryango. Nitwa Uwizeyimana Ernestina, ndi umumama, mfite abana 4 n'umutware, inshuti y'uyu muryango, ibindi Imana iduhane umugisha. Nanjye nitwa Umurerwa Clotilde, ndi umumama w'abana 2, ndi inshuti y'uyu muryango ni abavandimwe banjye, ibindi Imana iduhane umugisha. Murakoze. Nitwa Umumararongo Chantal, ndi umubyeyi w'abana 4, ndi inshuti y'uyu muryango, Yesu aduhane umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitwa Lydia Niyonziza, ndi mushiki wa Papa Keira. Hanyuma ndi impanga ya Mama Keira, ndi byose muri uyu muryango. Byose kabisa. Nitwa Bizimana Marcel, ni inshuti y'umuryango, Yesu aduhane umugisha. Nitwa Ndacyayisenga Merine, hano ni nk'iwacu, bano bose ni inshuti yanjye. Ni nk'iwanyu cyangwa ni iwanyu? Byose. Nitwa Anicetniyomugabo Pasi. Ahangaha kwivuga sinzashobora kwivuga kuko ngiye kwivuga nshobora guhera mu bisekuru, ariko kwa Aniceti ni mu rugo, ahantu nabaye barandera, bampa uburere, n'ibyo mfite cyangwa se n'ibyo nagezeho niwe mbikesha. Rero mwita umubyeyi wanjye nubwo atari umbyara, ariko mwita umubyeyi. Aha rero ni mu rugo, ibi ni Imana iduhane umugisha. Muraho neza. Yego. Haleluya. Amen. Nitwa Theophile Nkundingabo, ndi kumwe na madamu Rikahaguruke, yitwa Esther Uwamahoro. Turi inshuti z'uyu muryango, tuvuye Nyamata mu Bugesera. Dufatanya n'aba bavandimwe Aniceti n'umuryango we mu bikorwa by'ivugabutumwa. Imana ibahe umugisha. Amen. Sashimwe cyane. Amen. Amazina ni Mukamazimaka Claudine, mfite abana 4, ndi umubyeyi, ni inshuti y'umuryango. Murakoze. Amen. Amen. Nanjye nitwa Emenya neza, ndi inshuti y'uyu muryango. Murakoze cyane. Wo wicaye? Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Chantal, ndi umwana wo mu rugo. Murakoze cyane. Yengwa ayo mashina yawe, yengwa izo mpundu ni zawe, yengwa izo mpundu ni zawe, yengwa ayo mashina yawe, yengwa ayo mashina yawe, yengwa izo mpundu ni zawe, izo mpundu ni zawe, yengwa izo mpundu ni zawe. Hari abantu ntekereza ko bashobora kuba ari ubwa mbere babonye umuryango wa Aniceti. Uyu ni Aniceti, uyu ni madamu we,
kwa babonye ari ubwa mbere yenda bari kutukurikirana cyane cyane ku ikoranabuhanga, Imana niyo itanga urubyaro, niyo itanga umugisha. Hari uburyo bamwe bazi uyu mwana nyine n'umwana nyine wo muri uru rugo. Yego, umwana wo muri uru rugo uyu umugisha bungutse, ariko ntago ari bo bamubyaye mu nda, n'umwana Imana yabahaye mu buryo bw'umugisha udasanzwe. Barabidusobanurira. Hano hari anko we cyangwa se tonto we cyangwa se ubwo ninde mu kinyarwanda, nyirarume. Turagira ngo ahaguruke araduha muri make incamake yuko byagenze, noneho na famiye ya Anicet baraza kutubwira nyine uburyo umwana yabageze mu maboko n'uburyo muri iyi minsi ameze. Murabona ko ari umuhungu mwiza umeze neza. Ibyo byose baraza kugenda bitunyuriramo, ariko nari yifuje ko duhera kuri nyirarume kugira ngo ajye juru atubwire ku byo yumva yibuka. Izina yanjye ni Kwita Imana Byari. Ndi nyirarume watsinze. Ubwo we ni mwishywa wanjye. Mwese rero uko muri hano, nimufashe dushimire uno muryango wa Anicet. Ni abantu bagira umutima mwiza kandi munini kurenza igihagarara. Imana ibahe umugisha. Ni abantu beza cyane. Byasaga naho bigoranye kuko Ntsinzi yari afite ukwezi kumwe n'iminsi 8 nibwo nyina yagize ikibazo. Anicet twari twaramenyanye mbere mu buryo bw'ubuzima bitewe n'aho nakoraga. Nanjye yarazaga akansanga akamfasha. Rero mu bantu bose twari tuziranye, nibuka ko ari we nabasha guhamagara nkamugezaho uko ibintu bimeze, nkumva inama yangira. Uwo munsi naramuhamagaye, nikimara kubimenya ko nanjye ntabwo nari ndi mu rugo aho yari yamusize, ahubwo nari ndi ku kazi ko ndi na Kigali. Maze kumuhamagara yaranyitabye, mubwira uko bimeze nk'uko nari nsanzwe muhamagara akanyitaho. Arambwira aho kugira ngo ugire ahandi cyangwa uhamagara ubufasha muri leta, ntabwo ari byo, ahubwo njyewe nabyemera nkamwakira. Uwo munsi iminsi twari twahanye yari yambwiye ko hari ibitari kugenda neza, ariko byakunda mu minsi iri imbere n'ibyumweru 2. Ako siko byagenze. Kubw'umutima mwiza we n'umurava, ntabwo byigeze bitwara icyumweru. Uwo munsi tuvugana, haciyemo uwo munsi uwundi ukurikiye. Arambwira ese noneho ntabwo twamuzana, ibindi bikazagenda neza nyuma. Arabyemera kandi yirengagije ko nawe hari ibindi adafite byuzuye, arigomwa, ahubwo yemera kumwakira. Umuntu mwiza cyane. Sinzi uyu musore nyine ntago amenyereye cyane ibintu byo kuvugira imbere y'abantu, niyo mpamvu mubona yafashe agasamari kugira agakore. Ariko mushobora kuba umuntu yakibaza ngo uwo mushiki wawe yitwa nde, abahe? Abamwita Ishimwe Diane. Abahe? Ntabwo bizi. Yego. Yari ari hehe abyara uriya mwana? Papa we ninde mwabashije kumumenya? Nta makuru menshi tubifiteho. Ubu ngubu natwe turacyashakisha. Muracyamushakisha. Yamubyariye he rero? Ni mu rugo iwanyu? Ni ku mugabo? Ni ahantu runaka yakoraga? Nyine abantu bavuye mu rujijo nibyo byiza, sibyo ra? Abantu bavuye mu rujijo. Yego. Murakoze. Yaragiye aba kwa mushiki wanjye mukuru, Nyirarukundo Alphonsine. Ari naho iki gihe tujya gufata Ntsinzi twamusanze. Ako ntabwo yabyariye mu rugo, ko yabyariye mu bitaro kwa muganga. Yego. Ariko yatwise aba kwa mukuru we. Ntabwo yabaga kwa mukuru we. Hari hashize nko kuva 2019 ntabwo twajyaga tumubona, ntabwo twari tuzahari. Agaruka urumva nimba uba ahantu bikaba ngombwa ko wagirira ikibazo, ni ahantu hakeya batuma icyo kibazo gikemuka ugihari. Rero byarabaye, araza mu kwa 7
aza kwa mushiki wanjye gutyo atwite buri kwezi kumwe nibwo yahise ajya kwa muganga. Ni inshuti yanjye twahuriye ahantu mu kazi yakoraga, wenda bitari ngombwa kuvuga, yakundaga kumpa serivisi. Iyo najyagayo byabaga ngombwa ko muhamagara nkiri hafi nkiri kure, nkamubwira akanyuzuriza udufomu nari bukenere mu kazi, nuko twari tuziranye. Ariko Albert akunda gucuranga gitari, akunda gucuranga gitari kandi akunda no guhanga indirimbo zihimbaza Imana. Noneho twarahuye duhurira mu kazi aho yakoraga, kuhavuga wenda biragoranye, ariko yajyaga ampa serivisi. Noneho aza kubona ibiganiro ivugabutumwa, arangije aravuga ngo burya uri umukozi w'Imana, ati rero nanjye nkora uyu murimo, ati uzamfasha nsohora indirimbo, juste nkamufata nka petit frère. Noneho nawe aho yari ari mu kazi, avuka hano Igicumbi, na mushiki we yagiye mu kazi. Birumvikana ko buri muntu aba afite uburyo anyura mu nzira ze kugira ngo yoganizinge iby'ubuzima bwe. Hasigara mushiki wabo mukuru, uwo mutoya rero aho yagiye bo ntibari siri, ntabwo bazi niba yari ari gukora cyangwa niba yari ari he. Aza kuhagirira umugisha. Ntabwo njya nemera ko gutwara inda mu buryo ubwo ari bwo bwose, sinemera ko ari ibyago, ko Bibiliya irambwira ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, kandi mu by'ukuri nta kibazo kijya kibyara umugisha, ahubwo umugisha uva mu undi mugisha byanze bikunze. Rero aza gusama iyo nda, ntibamenya se, hanyuma nawe biramukomeretsa. Njyewe mu by'ukuri ntabwo njya mfata ko uyu mushiki we yataye umwana, ntabwo mbifata ko yataye umwana, ko yagiye kumukingiza amurekurira kandi kana gatoya bari bajyanye kaza kamuhetse, cyo kora kuva ubwo we ntibongeye kumenya ngo ari hehe. Rero iyo aza kumujugunya yari gukuramo inda, cyangwa se akamuta mu ishyamba cyangwa n'ahandi, ariko ubuzima nawe yari arimo adagishoboye no konsa umwana, byarumvikanaga ku ruhande rumwe nyine rw'igikomere yari afite, ko burya buri muntu agira impamvu imutera gukora ibimeze bityo. Naho yabaye intwari kutajugunya umwana ngo apfe. Rero numva Albert arampamagaye kuri telefone, arambwira ati rero ushobora kuba wamfasha kumenya ikigo cyakira abana b'impinja. Numva uwo mugisha si ngombwa kuwutwara mu kigo, ndamwanireka mvugishe madamu, nibiba ngombwa natwe uwo mwana tumubone. Namuhaye nimero za madamu, ndamwana imuvugishe, baravugana. Madamu abyumva vuba, baranajyana bajya kureba umwana. Njye sinari hafi, tugira umugisha nyine tubona umwana. Ku ifishe ye y'amavuko, nyina w'umwana yari yamwise inshuti y'Imana Jehovanisi, inshuti y'Imana Jehovanisi. Hanyuma twebwe natwe tumubonye dukurikije aho yanyuze, ko twagafashe karwaye, mama ye marabizi, ntabwo kari kameze neza. Noneho turebye uburyo gahangana n'ubuzima n'ahantu kanyuze, turavuga uti iyi ni intsinzi y'Imana. Natwe rero tumwita intsinzi, tuyongera kuri ya inshuti y'Imana Jehovanisi. Nubwo buryo twagizemo umugisha wo kwakira uyu mwana, twabinyujije mu maboko yose ashoboka nk'uko amategeko abiteganya, ariko kandi ntabwo uyu mwana twamuhawe n'amategeko, twamuhawe n'umuryango. Icyo kora twifashisha amategeko ngo abihe ubudahangarwa. Yego, turabashimiye. Kuva uyu mwana ageze ahangaha hashize igihe kingana iki? Ni ibiki mubona Imana igenda ikora ku buzima bwe nk'umwana mwakiriye nyine arwaye? By'ukuri nubwo uyu mwana amaze iminsi ari hano, ariko hari ibiganza bimukikira ku rutange, reka bari byo twumva. Ndetse no ku bwa Albert, kuko iyo ataba Albert ntabwo twari kumugeraho. Albert ni intwari, kuko wenda nawe yari kubatererana, ariko yabaye intwari. Imana imumugisha. Amen. Umwana twamwakiriye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri Yanga. Mu by'ukuri yari ameze nabi, ariko ndashima Imana ahageze ubu muri kubona umwana ufatika. Ari umunsi naraye ijoro rimwe mpagaze mbwira Imana ngo Mana,
uyu mwana wamumpaye ari umugisha kuko nabonaga karembye kagiye kunca mu myanya y'intoki. Mwaciye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, ubu ngubu turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11. Murumva iminsi irimo ntabwo ari myinshi, ariko ku mwana we ufite ibiro 2500 kugera uyu munsi uko ameze, ni amashimwe akomeye ku Mana. Ndashima Imana rero kubwiwe, kandi ni ukuri ntacyo nshinze umwana ntabwo yigeze abura amata, ntabwo yigeze abura umwenda wo kwambara, wenda bo bagiye babikatakata, ariko nari natinye kwakira umwana kuko abanjye ni bakuru. Navuga Mana ni nakira umwana bitunguranye, ndavuga reka tubanze twitegure dushake imyenda, dushake materiyeri z'umwana. Ariko tubitekereje dusanga turavuga se ko batwifashishije uyu mwana, kandi nanjye uko nagezeyo nkasanga ameze, naravuze ngo Mana ushimwe ko byibura umwana mugeze atarava mu mubiri, kuko ukuntu yari ameze ngiye na Robert twamugezeho ngiye amarira bitagwa. Muri make ndashima Imana, umwana yabonye imyenda, yabonye amata, ndetse n'uyu mugabo wanjye Imana imuhe umugisha kuko nawe ntago atuzi. Turashima Imana, ariko Imana yaduhaye umwana wa 4 kandi twumva turi proud yiwe. Ndetse na mama Yeme wenda ndamushimira by'umwihariko, ariko n'umubyeyi byancangaga byose nagendaga nkamugisha inama, n'umujyanama w'ubuzima n'ikindi nk'umubyeyi wacu Imana yaduhaye. Imana imuhe umugisha mwinshi. Jya kureba umwana buri buke njyayo, we muntu negereye, amagambo yambwiye n'ubu ndacyagenderaho. Imana imuhe umugisha. Mpamvu tugira ngo mu babyeyi bari hano duhe nyine mama Yeme bakomeje kuvuga, tubwire uburyo yabyakiriye ikintu nk'iki kivuze iki nk'umubyeyi. Umugoroba umwe yaransuye nk'uko byari bisanzwe, turaganira arambwira ati ariko noneho hari inama nje kukugisha. Antekerereza ukuntu umwana nyina yamubyaye akaba yaramusize, akaba nta kuntu ameze. Arambwira ati se ubu namuzana? Twagiye inama yo kumuzana, ariko ndumva nshaka ko nawe ungira inama. Twaraganiriye rero ndavuga nti umwana ni umugisha, nimba se w'abana yemera kumuzana akaba yakugishije inama, muzane rwose. Umwana ni umugisha, ubwo papa wanyu yemera ko umwana azi, muhumura amata ntazabura kandi Imana izabafasha. Twaraganiriye rwose arabinyemerera, kandi ndavuga nti rwose umwana uko byagenda kose, twirengagije byinshi, twirengagije ko bazavuga, kandi koko baranavuze. Ndavuga nti ibyo bazavuga uzabyakire, icy'ingenzi ni uko uzabuza ukuri. Yego. Kuko beshe baratangiye umwana baraje baramumutera bice n'ibike, ariko ndavuga nti komera umwana ni umugisha. Byarakunze rero, akana kaje karwaye rwose, ubona katameze neza, ariko ndashima Imana ko kamaze gukura. Munshimira Imana. Arakoze cyane. Yemwe abana muranyumva, ndashaka ko twita uriya mwana amazina, sibyo? Wowe uramwita nde? Ndamwita Keza. Keza. Mugisha. Mugisha Keza. Wowe uramwita? Ndamwita Imana niyo gushimwa. Niyo gushimwe, Imana niyo gushimwa. Wowe uramwita? Ayita Kale. Kaera. Murakoze cyane. Bari bavuze amazina y'umwana, ariko barakongera bakayasubiramo. Ntekereza ko ni umugisha udasanzwe, nubwo abantu bavuga nyine kuvuga ngo no umugabo yabyaye baramumutana, ariko nta kibazo, n'ubundi arerewe kwa se byaba ari byiza cyane. N'ubundi agarutse akarerwa kwa se, ntekereza ko nta gihombo cyaba kirimo. Ikibi ni uko yaba ari uwo yabyaye akarererwa ahandi, ariko yaragarutse akarerwa mu rugo, ni byiza cyane. Wenda tuze gukuraho urujijo, umuntu uwo ari we wese, burya umuntu afite uburyo bwo gukaruma amagambo ngo avuge. Umuntu tugirira idene
byo kuba twakishyura ikintu runaka ngo twitware uko bashaka. Na Ruberi yarambwiye ngo none se ngo waretse ngahamagara umugore ngo atagira ngo ni umukobwa umugutayeho. Njyewe sinumva ko ari n'igisebo nateye inda. Ni ukuri ntabwo mbifata nk'igisebo. Njyewe nagize umugisha wo kubiba imbuto ikamera. Ntabwo byaba ngombwa ngo bamunjugunyeho, uyu nawe arabizi, naza nkamubwira uyu ni umugore twarabyaranye, wenda n'abadukurikiye babyumve, nta pfunwe nagira habe na gato ryo kuvuga ngo nateye umukobwa inda ngo nagize gute. Wenda nshobora kuba ndafite uwo mushinga, ariko nabwo ndafite n'ayo mahirwe yo kuba nabona uwo mbyarana nawe. Ntabwo kubyara ari igitutsi ntabwo ari igitutsi, kandi ni n'ubumuntu kuba wafata umwana abantu bakavuga ngo nuwo bagutanye, nuko bakoresheje iyo mvugo mbi ko ari ukumudutana. Niba uriyo bakoresha imvugo ko nyina yamunzaniye, umwana yaje kwaza, rero ibyo byari bihagije. Ariko wenda nta nubwo ndi kubwira umuntu ngo agire, ntimubyumve nk'igikuba. kandi kurera umwana ni ukuri nta bigoranye. Impamvu nta bigoranye, turi ababyeyi, umwana aje ari uwa kane dufite batatu. Mu by'ukuri ntazarya ibyo undi atariye, noneho ntazanabura ibyo undi yabonye. Nta kintu kigoranye kiri aho, kuko ubushobozi bwa mbere ni ugushoboka, kandi iyo umuntu agambiriye ibyiza Imana imuha ibindi. Rero wenda nuko ari nayo melody twabitwayemo mubanza kubaza Albert, numvaga atari nabyo bisobanuro turi butange, ko numvaga dushaka gusohora umwana nk'abantu babyaye, twamara gusohora umwana tukamwita izina. Ni nayo mpamvu twafasha abandi bana ngo bamwite izina. Wenda tugize n'uwo mugisha, kandi wenda hari rekana nabashimire nsoza by'umwihariko mama Imana imuha umugisha. Ni umubyeyi wacu. Hari igihe mu kinyarwanda baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Hari igihe umuntu aguha uburere bikangana uwakonkeje. Rero na ba mama Byiringiro na mama Bebe muri kubona hariya Suavisi yivuze yihangane muvuge gutyo, ni ababyeyi bacu deja. Iyo tuvuga ngo ni ababyeyi bacu, ni uko tuba twumva nyine hari uburyo tubanye nabo. Hanyuma na ba mama Rayiti, ubundi kuvuga amazina y'abana, Mutesi we ni mushiki wanjye, Imana yanyihereye mu buryo bw'igitangaza, mu buryo bw'igitangaza rwose, ni ubuhamya burebure. Rero mama Ridi we kuva turi abana twarakuranye ku gatebe k'ishuri, wenda dutandukanaho iminsi mikeya, nyuma tuza guhura bo ubwabo bamenyanye. Abantu benshi bazi ko ari impanga, ariko we ni mushiki wanjye. Hanyuma kandi nkunda cyane, Imana imuha umugisha. Mama Ganza we bagiye bivuga akavuga ngo ni inshuti z'urugo. Inshuti ni ikintu kigarukira hafi. Hari ababyeyi, hakaba abashiki banjye, hakaba n'abagore banjye. Mama Ganza ni umugore wacu, ko ni umugore wa Marcel, kandi Marcel nawe ni petit frère. Rero Jafeti we ni petit frère, murumva nitwa Habiyaremye Anicet, we yitwa Habiyaremye Jafeti, ni petit frère. Na Ruberi nuko. Rero tugeze kuri Papa Brian, Imana ibaha umugisha. Ntabwo tuvuga mwese ngo tubavemo, ariko Imana ibaha umugisha. Rosette we simuvugaho. Noneho tugeze kuri bariya ababyeyi mubona hariya, iriya couple mubona, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ni couple y'abakristo, twabagiriyeho umugisha mu buryo bwa gikristo. Noneho gutera n'intambwe bakava Nyamata. Njyewe uburyo nteye mu buzima, ntabwo njya nkunda gusabana n'inshuti ya kure. Ntabwo njya nshaka gusabana n'inshuti ya kure, nkunda nyine abantu bari hafi. Noneho bariya bo bankoreye surprise, Imana ibaha umugisha. Amen. Na Mutesi nawe yavuye Musanze buriya. Mutesi ni sister wanjye twamenyanye aba muri Saudi Arabia, muri Arabia Saudite. Rero kuko namurushaka amateka y'igihugu yari arimo, namufashije mu buzima aho yari ari, kandi turafatikanya kugeza n'uyu munsi. Imana imuha umugisha. Twamwise Intsinzi, hanyuma amazina ya nyina twashimye kuyagumishaho, ko mama we nawe n'umwana wacu Juste. Intsinzi, inshuti y'Imana Jehovanize. Imana ibaha umugisha. Buri mwana wese arajya haguruka aho uriya mwana ikibizu akomeza na hariya mu gikari, sibyo? Ngaho genda undi. Witwa Hiro. Ariko shemana.
Keira. Wow. Oni Moise. Yes. Nawe. Ini. Ngaho genda nawe. Genda nawe. Yego. Uyu ni ukurikiwe. Uwo ni ukurikiwe. Uyu ni ukurikiwe. Reka twongere Imana amashyi nanone. Amen. Murakoze cyane. Wirira wihokora mwihorese nushaka amapa y'ikivuguto umuramba waguha. Yego twongeye kubasuhuza mwese mudukurikiye by'umwihariko twakiriye Mutesi ariko watubwira n'andi mazina yawe. Nitwa Mutesi Delphine. Mutesi Delphine. Iryo zina ko rikaze waryituye mu Rwanda? Delphine cyangwa na Delphine? Ubwo mu Rwanda na Delphine. Delphine zinagituye Bugande. Ibugande? Wabayeyo? Yego. Cyane. Yego. Muratangira uratubwira wavukiye hano mu Rwanda cyangwa ni Bugande cyangwa n'ahandi? Navukiye mu Rwanda. Yego. Ariko nyuma mbi Bugande. Wari umaze kuba mukuru? Yego. Anicetniyomugabo mwamenyanye ryari byagenze gute? Anicetniyomugabo birangiye mbura n'ukuntu musobanura. Anicetniyomugabo nk'uko yabivuze. Ni musaza wanjye Imana yampaye. Yego. Imana yamumpaye mu buryo bw'umwuka, imumpa no mu buryo bw'umubiri. Yego. Kope ndamufite nka musaza wanjye. Yego. Yaramfashije cyane mba mu gihugu cya Saudi Arabia. Mwamenyanye muhe mwaka? Ni uyu mwaka. Uyu wa 2023. Ariko mu ntangiriro wenda. Mu ntangiriro? Yego. Ntangiriro. Yego. Ndi mu buzima bukomeye. Sinzi ntabwo ari ubuhamya nje gutanga cyonzi. Ako ndabivuga nyine mu macamake. Yego yego. Ndi mu buzima bukomeye mu gihugu ntazi kandi we arakizi. Noneho byongeye n'umukozi w'Imana Anicetniyomugabo cyane Imana imumugisha kandi mukomeze. Imana izamutuza ahantu heza mu gihugu cyo mu ijuru n'umuryango. Umumenye bwa mbere wamumenye ari kwigisha? Umumenye bwa mbere namenye kuri YouTube. Arimo kwigisha. Ariko nabahoraga mbona n'abandi. Ako buriya Anicetniyomugabo agira umutima ukunda kandi utabara. Nari mfite ibibazo nka kwa kundi umuntu aba yashobewe ukajya kuri YouTube. Uvuga utereka mbe nirebera ibiganiro. Oya si ibiganiro ngewe numvaga nshaka umuntu wamfasha mu buzima nari ndimo. Yagufasha mu buryo bwo kukuganiriza, buryo bw'amafaranga? Oya kunganiriza no kunyigisha ijambo ry'Imana. Numvaga nshaka no gukizwa ariko ntafite n'ahantu natangirira ndi mu Barabu. Ni naragiye ntakijijwe. Ubuse wagize uwo mutima wo kumva wakakira agakiza gute kandi wagiye udakijijwe n'igihugu urimo ntago bakijijwe? Icya mbere nari ndemerewe n'ibyaha. Icya kabiri nashakaga gukizwa. Yego. Wumva biraje gutyo gusa? Numva biraje. Wow. Nsenga Imana rero nsenze Imana njya kuri YouTube. Ngiye kuri YouTube mbona Anicetniyomugabo. Yari arimo yigisha ijambo ry'Imana. Hari ahantu namumenyeho hari ijambo yari arimo kuvuga ngo gusenga. Ngo gusenga biritura imisozi. Mbona bivuze n'imbaraga nyinshi cyane. Ndavuga ariko uyu muntu akorera Imana pe. Noneho mbonaho nimero ze ndamwandikira. Ntabwo rero babanje kubona babandi bandi nabo babato. Harabona abonye ubwa mbere simuvuga mu izina. Ndamwandikira mwandikiye secretary waransubiza. Ndandika abandi bamwungirije baransubiza. Icyumweru ndakirangiza. Ntari nabona umuntu mfasha. Ndangije ndasenga navuga se Mana ku bintu binkomereye mbigenze gute. Nzakurayo umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ubwo rero muri ko gusenga burya inzira z'Imana zirenga igihumbi. Anicetniyomugabo mbonye nimero ye nkibona naramwandikiye. Mwandikiye ahita nsubiza. Ahita nampamagara.
ndavuga se uyu muntu uko ndi kureba ari umuntu ukomeye ni gute aciye n'ikindi afite n'imbaraga z'Imana ko ndi kubona nkanamukurikirana nkareba abantu bamukurikirana ndavuga Imana buri ifite impamvu niyo nzira nyine mpaye yego arampamagara amubwira ibibazo ndimo ndanamubwira nti pe mfite karandezi iwacu mfite bya bikomeye ariko nabonye ukaze nawe arambwira ati Yesu niwe ukomeye Yesu ndimo yaransengeye ashyiraho gurupe baransengera nkajya nsengana nayo mu mwanya muto nabaga mfite nari narwaye meze nabi yaransengera arambwira ati komera nta n'icyo uzaba ankorera deliverance aranyatuza atanzi nanjye namuzi Imana ica inzira mvayo ngeze no mu Rwanda arakomeza arankurikirana noneho bigera n'igenza kumusura hano n'umuvandimwe wanjye turamenyana nari nararembye cyane nari ku rwego rwo kubikirema sinari mfite imisokora mu maguru mu mavi mu mugongo nari mbyimbagatanye mbese ntabwo ndabivuga mu magambo arambuye ariko yaransengeye ndakizwa ndabatizwa ubu ndi umuririmbyi ndi umukozi w'Imana nuko Imana yamumpaye nuko Imana yabampaye mu muryango wanjye Imana ishimwe cyane uyu munsi wavuye Musanze uza hano wamenye ko Imana yabahaye umugisha w'umwana wabyakiriye gute wowe ubifata ute ese wowe wabishobora kuba ubonye umwana ukamufata nabishobora kandi nubwo byantunguye kuko Anicet wenyine uwo mutima umuziho none se nimba njyewe yaranyakiriye atanzi noneho umwana muto nk'uyu we umumarayika udafite icyaha we yari kumwangiriye nimba njyewe yarashoboye kunyakira muri ako kanya akanyikorerana n'ibyari bindi mu byose nkabohoka ntabwo byantangaje kuba yakwakiriye umwana muto yego waturimbiraho gato yako ndirimbo yawe yego indirimbo ya mbere nyine ijyanye n'ubuhamya bwanjye iravuga ngo ndavuga imbabazi zawe Mana washyize kuri njye wanzuye mu bapfuye ndi muzima wankuye Sodoma na Gomora warakoze wambabariye ibyaha mwami warakoze wanyigishije nanjye kubabarira mwami wanjye warakoze fata unkomeze mwami ntazasubirayo hariya aho navuye hari hakomeye mu buraya mwami nari nduhiyeyo mu businzi mwami nari nduhiyeyo gukubita n'amacupa byari byarabaye umwambaro kurwana no gutukana nari nduhiyeyo neza yawe Mana niyo yandokoye amen Imana ishimwe ko yakurokoye kandi nukuri turashima Imana ku bwa Anicet yamuciyemo kugira ngo akugezeho ubutumwa bwiza urabwakira Imana ishimwe cyane yarakubyaye kandi Christo arakurokora Imana ishimwe cyane YouTube channel yitwa gute kugira ngo abantu bajye gukurikira yitwa Mutesi Delphinizi ugiye usanga indirimbo hari ebyiri hariho ubuhamya bw'ubuzima bwose naciyemo kuva nkivuka hariho mbese ibintu byinshi Imana yagiye inkorera aho yankuye nahingejeje Imana ishimwe amen turagushimiye cyane Ijwi ry'Umukanguzi.